Haleluya. Uno munsi wa mbere w'iminsi 40 yo kwiriza no gusenga wa 2022 kandi dufite impamvu yo gushima Imana. Haleluya. Murabizi iyo ubushize twayikoreye mu rugo, ibanza twayiciyemo hagati ko covid yaje tugeze ku munsi wa 16, ariko Ubw'Imana yabikoze. Noneho tugiye gukora 2022 ibwiriza ryongeye kuvuga ko dusubira ku ijana. Haleluya. Hari impamvu yo gushima Imana. Murabizi ikamanze mere nkutanga amatangazo, abafite ibyifuzo baje babyanditse, ariko ntaza gutanga itangazo ritari ryo. Ibyifuzo muraza kubishyira muri iki giseke, ariko tuzabyimurira mu kinini kizaza ejo, kimwe dusanzwe dufite cya rubariro kinini nyine kijyamo ibyifuzo bya 40 bigakwirwamo. Ariko abafite uyu munsi numva bitari busaguke kiriya, mbaye nkifunguye kugira ngo nidutangira gusenga muze kubishyiramo. Ariko munyemerere uhandika icyifuzo mujye mucyandika neza. Hari abantu bandika agapapuro no kugira ngo ugasome ugasanga ni igihano. Abandi kubera ko yanditse ku gapapuro gato kandi ku tuntu twegeranye, ukajya kurangiza kudusoma n'umutima wawe utakibirimo. So abazajya bashyiramo ibyifuzo mujye mwigora, n'ubu utanafite n'urupapuro ujye hariya hejuru muri secretariya usaba urupapuro. Ndahera ubwo ngubwo ndasaba abacaci wodeni bajye baba bazifite. Niwumva ushaka kwandika icyifuzo rwose bajye bazikata neza, bahagarare hariya, no mu byo baba bafite haba harimo n'impapuro zo kwandikaho ibyifuzo. Amen. Kuko ni ikintu cyiza, nayo ni service. Buriya nkunze kubibwira abakristo, ababwira ni impamvu umukristo atanga icya 10 n'amaturo no kugira ngo habwe service. Iyo bataguhaye service ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo ariko se ko jewe nitanga kuki mutampa service. Marambipfa n'abakristo bo mu yandi matorero baza nkabwira nako kuki muzi wanjye nimujye kwa pastor wanyu ko numva iki ngiki na pastor wanyu yashobora kugikemura ngo ntaboneka. Wege muzajya munzanira ibibazo we mumushyira icya 10, noneho mujye mubizana byombi. Soko nkeneye ibya 10 ahubwo nukubigisha duruwa zabo. So rero uzakenera urupapuro azavuge cyangwa abacaci wodeni muzazitegure zibe ziri hafi aho. Ukeneye urupapuro rwose azavuge ati nimumpa urupapuro nanjye ikivuzo cyanjye n'uburenganzira. Ibyo si byo ra service nziza. Amen. Ariko iyi minsi 40 tugiye kuyisenga twirije ubusa. Abazabishobora niryo tangazo rya kabiri. Ndabizi rwose abashobora gushobora 40 bakayiheza bajya babamo, ariko akenshi tujya tugera mu majana bayikoze yose 40 no ku cyumweru no kuwa gatandatu agataha n'ubukwe, ndetse akajya yakababwira ati giye mu amazi ndi mu masengesho, akayakora iminsi 40 akayiheza 100%. Ubwo rero uzabona adashobora guheza 100% kubera impamvu zitandukanye. Harimo ababarwaye, haba barimo bafite imirimo isaba imbaraga nyinshi, haba harimo n'abandi bumva batabigezayo bashobora gupfira mu nzira. Uzagarukiriza aho ushoboye. Nubona udashobora kwiyiriza ibiryo uzirize WhatsApp. Abari you fasting uvuge ngo iminota najyaga nkoresha kuri WhatsApp, ni WhatsApp ndayireka bwire ntayirebye hanyuma nyisengemo cyangwa nyisomemo ijambo ry'Imana. Amen. Iryo ni itangazo rya kabiri. Wakora umunsi umwe, wakora iminsi 10, wakora iminsi 20, wakora 40, ariko ugerageze uzabemo. Ku buryo nituvuga ngo abasenze, ntabwo tuzavuga ngo abasenze 40, tuzavuga ngo abirije muri iyi minsi, ariko nawe uzaburimo. Bavuze ngo amen. Ariko ko nshaka ko twese tuba turi kumwe. Ngira ngo ibyo ngibyo ibindi nabitanzeho amatangazo ejo, ariko nabyo reka mbisubiremo. Buriya 40 kuko giye nganira n'abakristo ayongera atari ko pastor buriya ati 40 ati cicyuho mu mufuka. Ni ugira ngo Imana izabona naho ishyira. Muzige ku budgetingira 40. Nk'ubu gihe narangije kugena uko nzajya ntura muri 40, kuko wihaye kutura uko wajya gutura buri cyumweru nkanganzi
nzi abakristo bamwe, hari umukristo umwe ahubwo nshaka kuzabimuganirizaho rwose akambwira ibanga rye. Iyo ndebye amafaranga atura buri cyumweru ndavuga ngo uyu mukristo rwose ni umunyamugisha, ariko ntabwo yabikora muri 40, kuko abikoze muri 40 yayirangiza konte isigaye ari vide. Mujye mwiga no kumanaginga konte zanyu nta soni nta bwoba, sibyo? Kuko iyo tuje Imana yaravuze ngo ntuzaze imbere y'Uwiteka imbokoboko, ariko niba ajya gutura 5 ku cyumweru uzabisaranganye ujye uyavunjisha uzana 1000, kuko ushyizeho 5 buri munsi wazisanga waratuye 200 kandi wenda ari yuhembwa. Byo muzabyitondera, ibyo sintinya kubibabwira nk'umupastori. Ntabwo turi muri business yo kubakenesha, oya, ntuzikenesha, ntabwo Imana ibikeneye. Ko nabyo usanga ari umwana bakora ngo ariko ngo mujye mubwira abantu ngo bitange. Rwose iyi paruwasi sinjya mbaga ya maturo, ntabwo icyo ngicyo ari cyo kibazo dufite, kuko ibyo twagerageje gukora byose mwaritanze, kandi hariho n'ibindi byinshi bidusaba kwitanga. Ubwo rero no muri management ya 40 uzamanaginga inzara, ariko na managinga ni kofi, sibyo? Ujye wicara bigufashe guplaninga uko uzatura. Ibyo gihe nkunda ko kubyigisha abantu, kuko nabyo biri mu miyoborere myiza. Ndagira ngo rero noneho twinjire mu ntego yacu, tuze kugira ngo nsige umwanya wo gusenga, kuko ntabwo tuba twaje hano kwiga gusa, no kwiga birimo, ariko harimo no gusenga. Kuza kugira umwanya wo gusenga, tugasengera ibyifuzo bitarajyamo hariya, mukabizana. Ibyo byo turabisengeramo bifashe, abawe babyanditse tubisengere muri rusange. Ariko ejo ubwo nzatangira kwicara ku giseke nyine, ubundi ndabikora muri 40. Mfata isaha imwe nkayigenera igiseke, nkagiterura nkakijyana nkakicaraho, papuro zose nkazikuramo nkazisoma rumwe kuri rumwe, hanyuma nkagenda ndusengeraho. Amen. Kuko Imana yaravuze ngo ababiri nibahuza umutima kugira icyo basaba, ngo mu ijuru data azagikora. Ubwo rero iyo wanditsemo agapapuro kagashyira hariya, iyo nkafashe mu ntoki ndabanza nkabwira Imana ngo Mana waravuze ngo ababiri nibahuza umutima, muhuje umutima n'uyu muntu umukorera ibyo yasabye. Ntugire ngo mbitindaho cyane, ndabanza nkabisoma, hanyuma nkagusabira icyo wasabye. Amen. Ko harimo bamwe babyandika neza, ariko ubundi iyo byanditse, niyo waba wandika nabi, jewe nabaye umwarimu ndigora nkashishoza nkabisoma, ariko tugasengana. Ariko iyo turi hano ubwo duterura igiseke tukakizamura imbere y'Uwiteka, kuko Imana yacu izi gusoma kandi byose iba yabisomye. Ikubona urimo kubyandika, ikakubona urimo kubishyiramo. Iyo tuzamuye igiseke imbere yayo ibizi birimo, kuko yitandukanye natwe. Amen. Icyanyuma twinjira mu nyigisho, murabizi intego dufite uyu mwaka iravuga ngo atsa hungiza impano yawe yake. Niyo tugiye gusengeraho muri iyi minsi 40. Iki cyumweru cya mbere kiribanda cyane ku kintu cyitwa ubusonga bw'impano. Ubusonga, impano zizaza nyuma tuzireba zose, ariko iki cyumweru cya mbere turibanda ku ijambo ryitwa ubusonga, kuko ni ijambo tudakunze kumva muri kino gihe. Ni ijambo ry'ikinyarwanda cya kera. Ubusonga, igisonga. Ahantu ngira ngo hasigaye ibisonga ni muri Kiliziya Gatolika, kuko bagira igisonga cya Musenyeri, bamwita Vikeri General. Vikeri General ni wita igisonga cya Musenyeri, kuvuga ngo numusigariraho iyo adahari. Amen. Numusigariraho iyo adahari, cyangwa numwungiriza mu nshingano. Ahandi dusanga iryo jambo ni muri Bibiliya. Ngira ngo murabizi, tubona inshuro nyinshi umwami Yesu akoresha ijambo igisonga, ibisonga byiza n'ibisonga bibi. Reka dufate aho Paulo yakoresheje iryo jambo. Icyo gice nicyo turi bwigeho uyu munsi, nicyo dusoma, ariko tugasubira inyuma mu Itangiriro, Abakorinto ba mbere ibice 4. Inyigisho y'uyu munsi ku barimo kwandika, cyane cyane abadukurikira kuri online, inyigisho y'uyu munsi nayise ubwami bw'Imana n'ubusonga bwacu. Ubwami bw'Imana
n'ubusonga bwacu. So abatanga title y'umunsi wa mbere mwandikeho ngo ubwami bw'Imana n'ubusonga bwacu. Haleluya. Kuko hari umwami wacu, twe tukaba ibisonga bye. So ni ubwami bw'Imana n'ubusonga bwacu. Abakorinto ba mbere ibice 4 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 7 niho dusoma. Haravuga ngo nuko rero abantu bagiye badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo, yuko turi ibisonga bya Kristo, n'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana. So turi ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana. Iri niryo jambo turi bwigeho, ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana. Kandi ibisonga bishakaho kuba abanyamurava. Munyamurava muri hari amagambo yagiye ahindura sansi. Iyo uvuze ngo umuntu ni umunyamurava, abantu bahita bibwira ngo ni umunyamwete. Ubundi mu Kinyarwanda cya kera ntabwo umunyamurava yabaga ari umunyamwete. Umunyamurava yari umuntu w'indakemwa, abo twita inyangamugayo uno munsi. Mu Cyongereza ni faithful, mu Gifaransa ni fidèle. Abo nibo bita ni umunyamurava. Nimuzabona muri Bibiliya abanyamurava ni abantu bari faithful, ni abantu bari fidèle, ni abanyamurava, ni abantu b'indakemwa, ni abantu babiringirwa. Nicyo gituma kuri jye bitagira icyo bintwara rwose gucirwa urubanza namwe cyangwa n'abanyarukiko b'abantu, kuko ndetse nanjye ubwanjye nticira urubanza, kuko ari ntacyo niyiziho. Nyamara si icyo kinsindishiriza, ahubwo umwami niwe uzancira urubanza. Igisonga kizacirwa urubanza na shebuja. Haleluya. Ubwami bw'Imana n'ubusonga bwacu. Muri iki cyumweru nibi tuziga tugenda tureba ibisonga byahawe ubusonga bigakiranuka cyangwa ntibikiranuke. Hanyuma nicyo gituma mudakwiriye guca urubanza rw'ikintu cyose igihe cyarwo kitarasohora, kugeza ubwo umwami wacu azaza agatangaza ibyari bihishwe mu mwijima, kandi akagaragaza n'imigambi yo mu mitima. Ubwo nibwo umuntu wese azahabwa n'Imana ishimwe rimukwiriye, bikagaragara yuko wakiranutse mu byo waragijwe, ugahabwa ishimwe rigukwiriye. Haleluya. Ngo nuko bene data, ibyo mbyigereranijeho jyewe na Apolo ku bwanyu nk'ubacira umugani, kugira ngo ibyo mvuze kuri twe bibigishe kudatekereza ibirenze ibyanditswe, hatagira umuntu wihimbaza arwana ishyaka ry'umwe agahinyura undi. Mbese ninde wabatandukanije n'abandi? Niki kibatandukanye n'abandi? Niki kibagira different? Akavuga ngo icyo mufite mutahawe ni igiki? Ariko niba mwaragihawe, niki gituma mwirata nk'abatagihawe? Ibisonga byo mu bwami bw'Imana. Reka rero ngaruke ku murongo wa mbere ngo nuko rero abantu bajye badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo, ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana. Buriya ni ikintu gikomeye cyane. Nimusoma muri Bibiliya muzasanga henshi iyo Paulo yandika, nimubareba mu Efeso mu gice cya mbere, yandika iteka ryose ko Imana yatwiyegereje kugira ngo tuyibere abunganizi cyangwa ibisonga. Kuko kuva mu itangiriro niko byari bikoze. Kuki Imana yabikoze ityo? Ubundi Imana irema yaremye ijuru n'amajuru, isi n'amajuru, nako niko bavuga, the earth and the heavens, isi n'amajuru. Kuko n'ubundi natwe iyo turebye hejuru ubona inyenyeri nyinshi cyane. Kandi buri ikintu gishekeje nuko twebwe dutuye hano kuri ikweta, ugiye muri South Pole ku ndiba y'isi n'ibibaho, wabona izindi nyenyeri twe tutabona iyo turi hano, kuko isi ni umubumbe kandi uri hagati y'indi mibumbe myinshi. Amen. Imana yo, ubwami bw'Imana bwuzuye kuri iyo mibumbe yose, biriya tubonesha amaso n'ibindi biri kure tudashobora kubona. Hariho inyenyeri bakubwira ngo ziri muri miliyoni ya lumière,
miliyoni yanera imyeri ntushobora no kubibara. Aho ngaho naho Imana ikakubwira ngo naho ngaho naho ni mu bwami bwanjye. Haleluya. Burya rero abana b'abantu bariyemera cyane, barakubwira ngo bavumbuye isi. Mwebwe mwavumbuye isi ryari? N'abazungu baje muri Afurika bakavuga ngo bavumbuye isoko ya Nili. Mwebwe mwavumbuye isoko ya Nili, basogokuruza barayinywagaho. Niba harabaye no kuyivumbura, ubwo nibo babatanze aho ngaho, nibo bayivumbuye. Mwe ntimwayivumbuye, mwarahabasanze. Ariko natwe umwana w'umuntu aricara akazamuka yagera ku kwezi ati navumbuye isi. Imana ikakubwira ngo rwose wowe wagiye ugereranya. Umugabo witwa Yuri Gagarine wo mu Rusiya yarazamutse ajya ku kwezi mu cyogajuru cya mbere cyagiyeho muri za 61. Avuyeyo abanyamakuru, kuko icyo gihe Uburusiya bwari communiste ndetse ko n'ubu buracyari communiste mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Noneho avuyeyo abanyamakuru bamuha interview, baramubwira ati ariko ko wagiye mu ijuru nta mana wabonye? Ati mu nzira yose aho twanyuze ati ntayo twahasanze. Owe wavuye ku isi ujya ku kwezi hano hirya. Ose ubwo Imana niba ituye hiyo ngiyo mu ijuru risumba yandi majuru, wabeshya abantu ngo wagezeyo? Kubera ko ibyogajuru by'abantu bigarukira ku kwezi, nta nubwo bigera ku zuba. Mwari mubizi? None umwana w'umuntu akiyamamaza, Imana yabona ngo se wowe uriyamamaza, jewe ubwami bwanjye ni bugari cyane. Ariko hano ku isi Imana imaze kurema isi, ifata Adamu iramubwira ngo noneho wowe uraba igisonga cyanjye hano ku isi. Imana iravuga ngo ijuru n'amajuru byaremewe Imana, isi yaremewe abantu ngo bayitureho. Ko umwanditsi wa Zaburi yanditse. Ijuru n'amajuru byamamaza icyubahiro cy'Uwiteka, ariko isi yahawe umuntu ngo ayitureho. Ariko si no kugira ngo ayitureho gusa, kuko nimusubira inyuma mu gitabo cy'Itangiriro, Imana yaremye ibintu byose. Ku munsi wa mbere irarema, ku munsi wa kabiri irarema, ku munsi wa gatatu irarema. Umuntu niwe waremwe bwa nyuma. Kuki? Kubera impamvu zigera kuri 2 cyangwa 3. Impamvu ya mbere, Imana yagombaga kubanza ikarema ahantu izashyira umuntu. So isi, niko Bibiliya ivuga ngo isi yaremewe umuntu. Donc Imana yo yararemye ibintu byose, ariko ibirema ifite umuntu mu bitekerezo byayo. Iravuga ngo kugira ngo umuntu azashobore kubaho, agomba kugira umwuka humeka wa oxygen. Azakenera ibiryo byo kurya, irabanza itera ibiti. Azakenera amazi yo kunywa, ishyiraho imigezi. Irangije iravuga ngo ibyangombwa byose biruzuye, umuntu nabeho. Haleluya. Ariko kugira ngo umuntu abeho, iyo Pawulo avuga ngo twebwe turi ibisonga by'ubwiru bw'Imana, ni ukuvuga ngo guhera ku itangiriro kugeza igihe Yesu azagarukira, ni twebwe twabikijwe ayo mabanga, nitwe tubizi. Haleluya. Twebwe turi abanyamabanga b'Imana. Adamu yarabitse amabanga y'Imana, kuko Imana yari yaramubwiye ngo ibi bintu byose naremye ubyita amazina, kandi uko uzabyita amazina niko bizitwa. Nge nzajya ndema, wowe wita amazina. Ngo n'ubwiru bw'Imana. Irangije iramubwira ngo kandi ibi bintu byose biri hano ndabiguhaye ubitegeke mu izina ryanjye. Iyo yategekaga intare zarumviraga. Iyo yategeka ibintu byose biri muri ririya shyamba, nako muri uriya murimo wa Edeni, byari mu butware bw'umwana w'umuntu, kuko yari igisonga cy'Imana, yari yungirije Imana. Niyo mpamvu batwita igisonga. Ubundi nk'iyo bavuze ngo igisonga cya Musenyeri, cyane cyane mu Gatolika, buryo niho byumvikana. Ngo twebwe diocesane secretary ntabwo agira imbaraga nk'iz'igisonga cya Musenyeri, kuko buriya mu Gatolika igisonga cya Musenyeri nawe yitwa Musenyeri. Muri Anglikani diocesane secretary ntabwo yitwa Musenyeri, ariko mu Gatolika igisonga cya Musenyeri yitwa Musenyeri. Iyo bakugize igisonga cya Musenyeri, nawe uhita witwa Musenyeri. Niyo mpamvu umwanditsi wa Zaburi yaranditse ngo umuntu ni iki yuko umwitaho, ngo wenze kumugira nk'Imana haburaho hato. Ndetse ahandi muri Zaburi bakavuga ngo Imana yaravuze ngo muruta umana duto.
bivuga ngo Imana yaturemye mu ishusho yayo kugira ngo tube ibisonga byayo, iduha ku mbaraga zayo, iduha ku bwenge bwayo ngo tubiyicungire, dushobore gucunga ibyo yaremye nk'uko yabishakaga. Haleluya. Iki rero nicyo kintu gikomeye cyane tugomba kumva, ubutware n'ubw'Imana, twe turi ibisonga. Ariko murebe ikintu gikomeye cyane, iyo bakugize igisonga cya musenyeri, musenyeri wari wungirije akavaho, ntabwo ukomeza kuba igisonga. Ni nka assistant bishop wo muri Anglikani. Iyo uri assistant bishop wawe akavaho, uhita uhinduka bure. Kereka yakugiriye neza agasiga wenda kuzamuye ukamusimbura, ariko ubundi iyo avuyeho hakaza undi musenyeri, ntabwo uba igisonga cy'uwo musenyeri. Iyo wari assistant ntabwo ari automatic yuko ukomeza ukaba assistant wuje. Utwara ikanzu yawe n'ishati yawe ya move ukaba bishop sans fonction. Wenda wagupfa isoni bakakohereza ahantu nko mu ishuri, ubundi sinzi ko bashobora no kuguha paruwase. Buriya rero icyo mbakoreshereza izi ngero ni ukugira ngo mubyumve neza. Umunsi Adamu yaretse kuba igisonga cy'Imana, yatakaje byose. Sibyo? Umunsi Adamu yavuze ngo rero jyewe, ngo kuko yari afite amabanga y'Imana. Reka nkomeze mbakoreshereze ibi bigereranyo kugira ngo mubyumve, hanyuma nze kubigarura ku buzima bwacu, muraza kubyumva neza. Ubundi Imana imaze kurema Adamu ikamugira igisonga cyayo, yaramubwiye ngo Adamu, number 1, nkugize igisonga cyanjye, iyi si yose uyitegeke, ibyo uzajya utegeka byose mu izina ryanjye bijye bikumvira. Sibyo? Irangirira iramubwira ngo ibi biti byose ujye ubirya, byose ndabiguhaye ujye ubirya, kuyemo kiriya nibikiye cyo kumenya icyiza n'ikibi, nicyo kizajya kikwibutsa ko uri limited. Buriya n'ibisonga hari niyo musenyeri adahari, ndavuga muri iyo ntuza ya Catholic, hari responsibility bamubwira ngo izi responsibility zose ushobora kuzikora ukuyemo izi ngizi. Musenyeri igihe adahari, ibindi byose ushobora kubikora ukuyemo ibi ngibi. Buriya kiriya giti cyo kumenya icyiza n'ikibi nicyo Imana yari yashyizeho ngo kijye kibutsa Adamu ko ari igisonga atari Imana. Hari abantu birirwa bajya impaka ngo ariko ngo buriya kiriya giti yariye ni ikihe, ngo igiti cyari hagati mu murima wa Edeni ngo ni ikihe giti. Ikibazo si igiti yariye, ikibazo ni igikorwa yakoze. Amen. Hanyuma umunsi Adamu yiyemeje kumvira irindi jwi ritari irya shebuja, yatakaje ubusonga bwe, kandi aho niho twebwe twavukiye. Ndagira ngo bimubanze mubyumve, kuko nimbigarura ku buzima bwacu muraza kumva iki kintu cyitwa gucunga ubusonga bwacu, tukaba biringirwa icyo bivuga. Kuko umunsi Adamu yumviye irindi jwi, reka wenda mbaho urugero nahoze ndutanga n'ejo. Ubu dufite ambasade mu Burusiya. Ubundi u Rwanda rugira ambasade mu Burusiya. Ambasaderi wacu uri mu Burusiya nibwira ko yahinze umushitsi yumvise u Rwanda ruri mu bihugu byasinyiye muri Loni yuko Uburusiya bugomba kuva muri Ukraine. Sibyo? Ariko reka dusipoze yuko igihe Uburusiya, kuko burya bakora lobby muri politike, reka dusipoze yuko wenda nka ambasaderi nako ministre wa affaires étrangères w'Abarusiya yari gutuma umukozi we akagenda ugenda uzenguruke za ambasade zose ziri hano mu Burusiya, urobinge ba ambasaderi bose badushyigikire ko tuguma muri Ukraine. Wenda ambasaderi w'u Rwanda akavuga ngo ngo nubwo Kigali yavuze yuko mugomba kuva muri Ukraine, jewe mvuze yuko mutavayo. Akoze iyo statement, umunota ukurikiyeho ntabwo abakira ambasaderi w'u Rwanda, kuko yavuguruje abamutumye. Buriya rero icyo Adamu yakoze, yavuguruje abamutumye. Imana iravuga ngo wari igisonga cyanjye, none ubwo mvuguruje
ubusonga bwawe urabutakaje. Va muri Edeni ndanashyiraho, kuko icyo gihe no muri ambasade ngira ngo bashobora kuvuga ati okay, biro wari ufite muri ambasade uyisohokemo, dutegetse uyu wari ukungirije kuba gusimbuye igihe tutarohereza undi, ariko imfunguzo uzitange kuko ntukiri ambasaderi wacu, utange na kashe n'ibyangombwa byose, n'umushahara wawe urahagaze. Adamu niko byamugendekeye, kuko kuba igisonga cy'Imana byamuhaga garanti y'ibintu bikurikira. Icya mbere, byamuhaga communication direct n'Imana cyane, ku buri ambasada abashobora guhamagara direct mu gihugu cy'iwabo. Hari hotline, direct line, ashobora no guhamagara muri presidence cyangwa muri minafete agasaba amabwiriza, kuko abahagarariye perezida wa repubulika. Burya ambasaderi ntabwo abahagarariye ministre, abahagarariye igihugu cyose. Abafite ligne direct ashobora guhamagara ati boss, ko hano ibintu bimeze bitya, mbyitware mode, bakamuha amabwiriza. Yari afite ligne direct yo kuvugana n'Imana. Icyahise gicika, ubu twebwe usanga turimo guhendahenda, turimo gushakisha, tugashakisha hari rezo. Mujya mwumva abantu bakubwira ngo hariya haba rezo, kubera ko gufata ijuru byaratunaniye, tugomba gushaka hari rezo. Abantu bakajya hejuru kuri Kanyarira, abandi bakajya za Byumba muri ku Isumo, abandi bakajya ahantu. Hari ahantu dufite hariya ku ishuri Ikabuga, hari ahantu hari ibihuru, ubu ngubu hari ikibuga cy'umupira. Abantu barazaga bagaflokinga bakuzura, nkabwira nare kuki muze gusiga ataha ahantu haba rezo. Mwari mwumva na korasi ivuga ngo aha hantu hari rezo. Kubera iki? Kubera ko kuvugana n'Imana bisigaye bitugora, nta ligne direct tugifite, turashakisha rezo. Ndetse abantu bakakubwira ati kana kuri yawe ni umuhanuzi afite rezo. Ariko burya rezo twese turayifite, kuko Imana yayiduhaye umunsi ivuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye utashobora kumenya. Ahubwo ikibazo ntabwo tuzi kongera gusubira mu busonga bwacu, ngo Imana ivuge ngo ke ubwo wagarukanye ubusonga bwawe, ni nacyo ngiye kurangirizaho, nkushubije rezo. Ubu rero jyewe numva mfite garanti y'uko rezo nyifite, kuko iyo wabaye umwana w'Imana usubira mu bwiru bw'Imana ukagarukana rezo, barongera bakaguconnectinga. Ariko iyo utari umwana w'Imana, icyo mu ijuru bakora uba disconnected, bakagucomokora. Kabera tuyu nguyu wanahamagara ukavuga ati ariko iyi telefone turabona iyi nimero ntizwi, ntabwo iri kuri rezo, ntabwo iri kuri rezo. Niyo mpamvu umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo gusenga k'umunyabyaha ni ikizira kuwiteka. Imana ikavuga ngo niyo mwasenga, Yesaya 59, ngo erega ugutwi kwanjye ntikwapfuye ngo nanirwe kumva, ngo n'ukuboko kwanjye ntikwahize ngo nanirwe gukiza, ngo ariko gukiranirwa kwanyu niko kwantandukanije namwe, gutuma ntabatega amatwi. Ntimuri kuri rezo. Zaburi ya 50 Imana ikavuga ngo umunyabyaha we yuririye ampamagara, ko dore wirirwa uri mu byaha, ngo ubona umusambanyi ukifatanya nawe, ngo wirirwa uvuga nawe mwene so, ngo beshyira mwene nyoko, ngo ukabikora nka kwihorera, nka kudisconnecting, switch off, nka kwihorera. Sibyo? Kuko ibisonga byari bifite communication direct n'ijuru. Adamu yari afite connection direct n'ijuru, Imana izikamusura. Ariko natekereza umuntu usurwa n'Imana ikamugenderera. Nyankoresha urwo rugero, ntihazagira ugira ngo wenda ngo ndubahuka cyangwa no gusuzugura, ariko tekereza umuntu perezida wa repubulika ajya mugenderera. Niyo yakugenderera rimwe, wabigendereraho ubuzima bwawe bwose. Rimwe gusa aje agaparika imodoka ye cyangwa akayinjiza iwawe mu gipangu, bakamubona yinjiyemo, bavuga turiya mugabo mujye mumwitondera, mujye mumwubaha, baramusuye. Adamu yasurwaga n'Imana every day, yari igisonga. Ariko natwe Imana ikatubwira ngo n'ubu rero nshobora kongera nkabasubiza muri ubwo busonga, ni mu nyumvira mugakora nk'uko Adamu yakoraga, ntimuve mu masezerano. Haleluya. Icya kabiri Adamu yari afite garanti y'ibimutunga. Ndabizi muri kiriya giseke
mba mfitemo ibyifuzo bitwereka ko nta garanti y'ibidutunga dufite. Nyirinzu mu nsengere amadeni amereye nabi, sinshobora no kwishyura inzu, gushyira abana mu ishuri bidutunga byabuze, n'ibindi. Yari afite garanti y'ibimutunga, kubera ko igisonga Bibiliya iratubwira ngo twebwe turi ba ambasaderi b'ijuru, nta mwambasaderi witunga. Oya, iyo ambasaderi agiye mu gihugu ntashobora kuba ingegera. Ukiri ambasaderi, n'inzu yawe uzabamo ugerayo baramaze kuyitunganya, ntabwo ujya gushakisha aho uzatura. N'imodoka uzagendamo ugerayo baramaze kuyigura iparitse igutegereje ku kibuga. N'umushahara wawe baramaze kuwugena, ntabwo ujya gutera ibiraka ngo uhagararire igihugu. Adamu yari afite ibigomba kumutunga. Rero nimubona twebwe buriya turi mu bukene n'ibindi byinshi, no kubera ko ubusonga bwacu twabuvuyemo. Icya gatatu yari afite ikintu cyitwa protection, uburinzi bw'Imana. Buri ikintu kigutangaje, umwambasaderi ashobora gukora amakosa ariko ntafungwa, afite ikintu cyitwa immunité diplomatique. Iki gihugu gishobora kumukoraho ni ukumwirukana. Adamu nawe kuko yari igisonga cy'Imana, yari ahagarariye Imana, yari afite immunité ku bintu byose, afite protection y'Imana. Buriya rero ikintu Adamu yatakaje, umunsi yatakaje ubusonga bwe, ibyo byose yarabitakaje. Uburinzi Imana yamuhaga yabukuyeho. Aramubwira ati ubu na mikorobe zigiye kujya zikurya urware, n'udusimba dutoya twitwa mikorobe n'ubundi twari duhari. Ntabwo twaremwe nyuma y'icyaha, twari duhari, ariko twaramwubahaga, ntitwatinyukaga kumurya, yaradutegekaga. Hanyuma Imana ikuyeho protection, turamwataka. Imbogo ziramwataka, intare ziramwataka, inzoka ziramuruma, amahwa aramwica. Kubera iki? Protection yavuyeho. Ubukene buraza, Imana iramubwira ngo ubu ngubu uzajya wishugurikira. Kubera iki? Niko bigenda. Iyo igihugu gisabye independence, reka wenda nkoresha ibyo ngibyo hanyuma nze ngana ku musozo mbigarure ku buzima bwacu. Buriya kera tukiri munsi y'ubutware bw'abakoloni, ingabo z'Ababirigi nizo zarindaga u Rwanda. Ingabo z'Ababirigi nizo zarindaga u Rwanda. Ndibuka no muri za 61 bazanaga ingabo z'Abakongomani zivuye ahantu hitwa Kamina. Hari abasirikare b'Abakongomani, ariko ibi ntabwo mwaho mubizi, cyeka abantu babasaza nkatwe. Muri za 61 yewe nari umwana w'imyaka 3, ariko twatinyaga Abakongomani. Bari baratubwiye ngo batwara ngo ibintu ngo by'ibibano ngo bicira umuriro, ngo kandi bakarya abagore n'abana. Bakagenda mu tumodoka twitaga ngo ni kavuri. Twari utumodoka twa gisirikare tudatwikiriye hejuru, n'ubundi cyabika bambaye n'ibigofero, twavuga ngo bimeze nk'inzuho. Niyo twara abana bo mu cyaro. Iyo modoka yahindaga twese twahitaga twihisha. Nakajugujugu zagendaga hejuru, baratubwiraga ngo zitema amajosi y'abana. Wabonaga akajugujugu gahita uryama hasi nyine guhita gutema ijosi. Ingabo z'Ababirigi nizo zarindaga igihugu, kuko u Rwanda rwari koloni y'Ababirigi. Buriya Adamu nawe yari afite protection, ariko umunsi yasabye independence, buriya umunsi bazamuye idarapo y'u Rwanda, icyambere cyabayeho niki? Idarapo y'Ububirigi yaramanutse. Ingabo z'Ububirigi umunsi ukurikiyeho ntizagombaga kuba zikiri hano, na resident administrator w'Ububirigi ntiyagombaga kuba gitegeka u Rwanda rwigenze. N'Imana yabonye Adamu avuze ngo ndashaka kwigenga, iravuga ngo ke ngaho igenge, ariko icyambere ndatwara protection naguhaga, uburinzi naguhaga ndabukuraho, wirwarize. Umutungo wanjye wagutungaga wirwarize, uzajye wiyuhakuye. Communication twagiranaga nayo nyikuyeho, ndagucomokoye. Nunkenera uzajye unshaka. Amen. Nunkenera uzanshake. Noneho umuntu, ariko Imana kubera ko ari Imana y'urukundo, iravuga ngo ariko nimuanze mwirwarize, ariko nzabatabara mu gihe gikwiriye,
nongere mbacomeke. Buriya rero icyo Yesu yaje gukora, yaje kugarura ubwami bw'Imana abushyira mu biganza byacu, arongera araducomeka, kuko yaraje arapfa mu mwanya wacu, arihirira ubwo bwigomeke bwacu. Arangije amaze kuzuka ku munsi wa gatatu, aravuga ngo ubu nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Arangije abwira abigishwa be ngo ubu rero icyo nari naje gukora ni ukugarurira abana b'abantu. Mwebwe mwari abana b'Imana, mwararemwe mu ishusho y'Imana. Satani ababeshya yuko independence ari izabaha gusa n'Imana, ariko nanjye naremeye ndaza mba umwana w'umuntu kugira ngo mwongere muba abana b'Imana. Haleluya. Naraje ubukire nari mfite mu ijuru ndabureka kugira ngo nze mbatungishe, mwongere musubirane ubutware bwanyu. Ikibazo rero niki dufite, nuko amahame y'ubwami bw'Imana yatuzaniye twanze kuyagenderaho. Twe turi ibisonga, buri muntu wese abyumve gutyo, turi ibisonga. Ndi igisonga cy'uyu mubiri Imana yampaye, kuko buriya igihe Imana yabwiraga Adamu ngo wimenyereze Edeni yose uyitegeke, nawe yararimo. Halo, nawe yararimo. Ni ukuvuga ngo wimenyereze nawe ubwawe witegeke. Ahirwa muzitegereze uno munsi, abantu bamwe ni abagaragu b'inda, abandi ni abagaragu bikiri munsi y'inda. Muranyumva? Hari abagaragu b'igifu n'abagaragu bikiri munsi y'igifu. Ibyo byavuzwe n'umugabo witwa Tititsiyeno, ni umuteolojiye wo mu Burkina Be, wo muri Burkina Faso. Yaravuze ngo le malheur de l'Afrique, ngo c'est la gouvernementalité du ventre et du bas ventre. Ngo ni ubutware bw'igifu n'ikiri munsi yacyo, ngo nicyo cyishe ibihugu. Kandi koko muzitegereze, abantu bararya bakarya n'amabuye, bararya bakarya n'imisumari, bararya bakarya n'amabati, bararya bakarya n'imihanda, ntacyo batarya. Gouvernementalité du ventre. Hanyuma barangiza bagasambana, bagategekwa n'ikiri munsi y'igifu. Kandi Imana yari yaravuze ngo ibyo nabyo mubyimenyereze mubitegeke. Amen. Jewe ntabwo ndi imbata y'igifu, niyo mpamvu twiyiriza. Buriya tuba turimo kwimenyereza gutegeka igifu. Igivuga kibwira ngo gifu ntabwo uri burye, ndimo ndimenyereza kugutegeka. Hanyuma nibikiri munsi y'igifu ntacyo ukagitegeka. Sikubona umuntu ategekwa n'agace gatoya k'umubiri we, ahubira ngo umukobwa, ngo umugabo yashenye urugo rwe, inshoreke, ategekwa n'agace. Yanze gutegeka igifu n'ikiri munsi y'igifu. Ariko umuntu w'umugabo ubaho afite umugore umwe, uwo ni imbata y'igitsina. Ariko umuntu w'umugabo utajya mu kabari ngo anywa akabyeri ngo arye na brochette, uwo ni imbata y'igifu. Ariko Imana yaravuze ngo mubyimenyereze mubitegeke mu izina ryanjye. Haleluya. Ariko nimurangiza mwemere ubutware bwanjye mubi bisonga. Noneho niho Pawulo kuvuga ngo ibisonga byose bishakwaho kuba abanyamurava, kuba faithful, ukaba igisonga cyiringirwa. Ariko kugira ngo ubigisonga, niho ndimo gusoreza, kugira ngo dukore samari. Number 1, ugomba kubanza ukemera ufite ubutware. Niyo mpamvu nimureba mu ijuru iteka ryose nimusoma, baravuga ngo Mana ubutware bwose n'ubushobozi bwose bibi byawe, kuko ibiriho byose ari wowe wabiremye, kandi cyatumye biremwa nuko wabishatse. Ibyo ni byashishuye igice cya 4. None byagera ku gice cya 5, ibyo bivugwa n'ibiri mu ijuru. Ariko byagera ku gice cya 5 uvuga ngo mbona mu ijuru ngo iyicara kuri ya ntebe, ngo marayika ukomeye yarangurijwe aravuga ngo ninde wabumbura kiriya gitabo? Ngo mu ijuru habura n'umwe, ngo mu isi habura n'umwe, no munsi y'isi habura n'umwe. Ngo ariko ngo ntangiye kurira, ngo umwe muri babakuru arambwira ngo rega humura, ngo kuko intare ya Dawidi ngo yaranesheje, ngo niwe kwakira kiriya gitabo akakibumbura, ngo kuko yacunguye amahanga yose, ngo aduhindura abatambyi
n'abami, tugaruka mu busonga bwacu. Haleluya. Ariko tugarutse mu busonga bwacu kuko wa wundi yabikoze niwe ukwiriye ubutware, niwe ukwiriye icyubahiro, niwe ukwiriye ishimwe, niwe ukwiriye gushyirwa hejuru. Kuko mu busonga bwacu tugomba kubanza tukemera yuko turi ibisonga, tutari abami. Haleluya. Igisonga kiringirwa ni icyemera kwemera yuko jyewe ndi igisonga, ntabwo ndi nyiri ibintu. Aha rero nubwo muri bwumve inyigisho zose tugiye kwiga muri iyi minsi, iki cyumweru tuzakimara turimo kwiga kuri icyo kintu cyitwa kuba igisonga. Ejo tuzareba Adamu nk'igisonga cy'Imana, turebe n'uburyo yaje gutakaza ubusonga bwe. Nshatse nanabikombayininga ariko bikavira mu nzira rimwe. Ubwo umunsi umwe tukaba turawungutse tukazawigamo ikindi kintu ku busonga. Noneho turebe n'imigani Yesu yagiye aca yerekeye ku bisonga, turebe icyo ishaka kutubwira. Noneho tuzarangize natwe tureba kuri twebwe nk'ibisonga by'ubwami bw'Imana. Nibyo tuzacengera tubisubiremo, kuko amagambo ngo aryoha asubiwemo, ariko ibyo tugomba kubyiga tukabicengera tukabisobanukirwa. Ariko uyu mugoroba reka dutahane iki ngiki. Imana iravuga ngo ni iki mufite mutahawe. Mu yandi magambo ibyo dufite byose ni iby'Imana. Twebwe turi ibisonga, turi ibisonga by'imibiri yacu, tuzabyigaho. Turi ibisonga by'igihe cyacu, tuzabyigaho. Turi ibisonga by'ubutunzi bwacu, tuzabyigaho. Turi ibisonga by'impano z'umwuka, tuzabyigaho. Turi ibisonga bya buri kintu cyose, kuko ntacyo dufite tutahawe. None mwene data wicayemo hano, kandi Imana ibaha umugisha rwose kuba mwaje mungana mutya. N'abandi aho naherukiraga nahoze monitoringa barenze 100 bari barimo kudukurikirira kuri YouTube, bashobora kuba banarengejeho. Imana ibaha umugisha cyane. Haleluya. Ariko tuzirikanira ijambo. Number 1, twe turi ibisonga by'ubwiru bw'Imana. Number 2, dutegerejweho kuba biringirwa mu gucunga iby'Imana yaduhaye byose mu izina ryayo. Ariko ikiruta ibindi byose, dutegerejweho kwemera yuko Yesu ari umwami wacu. Twemera ko ari umwami, tukaba ibisonga. Kuko iyo wamaze kubyemera baragucomekera, bakavuga ngo ubwo wemeye ko Yesu ari umwami, telefone yawe turayisubizaho, jya kuri rezo, kuko uri igisonga. Kandi uzajya ukenera kumva amabwiriza avuye kwa bosi hejuru. Nawe uzajya ukenera kumubaza ibyo ukeneye kubaza byose, uzakenera gusenga, ariko tugushubije kuri rezo. Uyu mugoroba musubire kuri rezo, mwizere Kristo nk'umucunguzi n'umwami wacu, musubire kuri rezo. Imana ibaha umugisha. Ariko niba urimo uyu mugoroba, cyangwa urimo kudukurikira, cyangwa uzadukurikira ubundi, uyu niwo munsi wo gusubira kuri rezo, ukakira Kristo nk'umucunguzi n'umwami wawe. Ukaba ufite uburenganzira noneho bwo guhamagara ijuru, kuko hazaba ari iwanyu, kandi uri igisonga cy'umwami w'abami. Haleluya. Dusenga Imana. Ndagira ngo turimo gusenga Imana, reka tubanze dusengera inyigisho, hanyuma ibyifuzo mu bihe abacaca bodeni babishyiremo hariya. Ndabisorezaho ngiye gutanga umugisha, nabyo tubisengere. Amen. Hanyuma mu buryo buri personalize, ejo nzabibyukiraho rwose mbisengere, muzasanga nabisengeye. Kandi twashyizeho igiseke kinini, kuko murabizi ko tubigenza, dushyiraho kiriya giseke ibyifuzo bikamaramo umwaka wose. Kuko no mu mwaka hagati hari ubwo njya nyuzamo nkajya kubwira Imana, ariko Mana n'ibyasigaye bitarasubizwa ugira icyo ukora. Iyo tugejeje kuri 40 y'uwundi mwaka, dukuramo ibigugu kugira ngo haze ibishya. Ubwo baba barashubijwe bose biba ari sawa, abatarashubijwe ubwo bararefreshinga nyine, bakabigarura bundi bushya, tukongera tukabisengera kugeza igihe tuzasubirizwa. Kuko turi kuri rezo. Haleluya. Turi kuri rezo, turi kuri rezo, kandi Imana irakora. Ngira ngo reka nsaba abantu bamwe, abantu bashubijwe muri za 40, ariko hari abicayemo hano bavuga ati kabisa yewe iriya 40 hari ibintu nasengeye kandi byarashubijwe.
hari umuntu waba warigeze gusubizwa muri 40? Barahari? Ndabona ibiganza bizamutse yamuhinguze ko ari benshi. Okay, noneho muziyandikishe kwa Obedi, buri mugoroba tuzajya tugenamo iminota 10 y'abantu bo gutanga ubuhamya kuko Imana yabashubije muri 40. Abakize indwara, ababyaye, mama we, jewe rero nkunda ababyaye. Kubera ko abantu bakubwira ati nari naramaze imyaka muri 40 Imana inkoraho. Siko abantu babyaye bamaze imyaka 10 bategereje bitarakunze. Mujye mutanga ubwo buhamya kugira ngo abantu bamenye yuko Imana dusenga yumva. Iyo twagiye kuri rezo hari ibintu bikoreka, hari imyuka iva mu nzira, ibisubizo by'abana b'Imana bikaboneka. Haleluya, Imana ibaho umugisha. Reka dusenge Imana. Turagushimye Bw'Imana yacu, reka tugushimire ku bw'iyi minsi 40 dutangiye. Uyu ni umunsi wa mbere, ariko turagusaba kugira ngo ubanze udufashe. Buri muntu wese uri hano yongere asubire mu busonga bwe, yongere asubire muri communication na Yesu nk'umucunguzi n'umwami, yongere yemere yuko utegeka ubuzima bwe mu bintu byose, yongere yemere yuko umubera umutware wakabigisonga. Tukabigisonga cy'imibiri waduhaye, tukabigisonga cy'ubutunzi waduhaye, tukabigisonga cy'ubwenge waduhaye, tukabigisonga cy'ubuka, tukabigisonga muri byose. Urebe umuntu waba wicayemo hano akirimo kugenda ukundi, umugenderere, umukoreho kugira ngo asubire mu mbaraga z'ubusonga bwe. Kandi iyi minsi 40 izaba iminsi yo gusubizwa, izaba iminsi yo gusubira kuri rezo nijuru, izaba iminsi yo kuvuga ukumva, izaba iminsi yo guhamagara ukatwitaba, izaba iminsi yo kudukorera imirimo. Turakwereka mwami kiriya giseke tugiye gutangira gusengeramo. Reka ibyifuzo byose bizajyamo, abarwayi, abashaka akazi, abashaka urubyaro, abafite ibibazo mu ngo zigenda nabi, abafite ibibazo mu kazi. Turasenga ngo iyi minsi 40 yo kwiriza ubusa no gusenga izaba iminsi y'imbaraga, ariko kuruta ibindi byose izaba iminsi y'ububyutse, izaba iminsi yo guhembuka, izaba iminsi yo kuzahaguruka hirya ya 40 tukabona itorero rigendera mu mbaraga. Reka imbaraga z'umwuka wera zitwikire iyi minsi. Turasengera uyu munsi dutangiriyeho iyi tariki ya 7 y'ukwezi kwa 3 n'iyindi minsi yose dufite muri uku kwezi kwa 3. Turasengera iriya minsi 15 dufite mu kwa 4. Reka iyi minsi 40 yose itwikirwe n'igicu cyawe. Izaba iminsi yo gusenga, izaba iminsi yo gusubizwa, izaba iminsi yo kurindwa, izaba iminsi y'imbaraga kuri buri muntu wese, ari abari hafi ari n'abari kure. Ubikore Mana, wiheshe icyubahiro, udusubize mu busonga bwacu, duhabwe umugisha nawe. Izina ryawe ryubahwe, ubwoko bwawe bunezerwe, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, amen. Reka nsubize